Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko muri kubibona rero, iyi ni Nzuri, turimo turabereka imitungo itimukanwa nk'uko mubimenyereye, ariko kandi kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa rero, tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, turabubakira ndetse n'izindi serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Iyi nzu mureba iri hano mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Kagarama kuri kaburimbo. Akaba ari inzu nshyashya yubatse neza, iri kuri kaburimbo, yubakishije ibikoresho bigezweho, ifite parking nk'uko muri kubibona, parking nziza cyane na jardin ihagije, ndetse ikaba ifite salon nini cyane nk'uko muri kubireba, irimo parafo nziza cyane ya gypsum. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite salamanje nini rwose nziza ihagije, ari nako kandi ifite salo igaragara, ikagira parking nk'uko mwabibonye, ndetse aha hose hakaba hagiye hari parafo ya gypsum, akantu ko gukarabiraho amazi. Ahangaha ikagira icyumba cyo kuryamamo cy'abashyitsi, icyumba twakwita ko ari icy'abashyitsi. Iki cyumba kikaba ari icyumba rwose gihagije, ndetse kirimo n'akabati. Icyumba gihagije kirimo n'akabati cyangwa se garde-robe, akabati k'imyenda nacyo kirimo parafo ya gypsum. Akabati murakabona, naho gushyira igitanda, ngira ngo byose murabyirebera. Iki cyumba rero kikaba gifite na douche na toilette yacyo, ariko kandi iyi douche na toilette n'umushyitsi uri muri salo wabasuye utaha ashobora guca muri salamanje hanyuma akayijyaho. Si ibyo gusa rero, kuko turabereka igikoni. Ese mwabonye inzugi z'iyi nzu? Turabereka igikoni cyayo, cyangwa se kitchen yo mu nzu, modern kitchen. Murayibona ko ari cuisine nziza, ahantu ho gushyira cuisinieri, aho kogereza ibyombo, aho gushyira frigo, byose ni ibintu biteganyijwe. Ndetse iyi cuisine ikaba isohokera muri salamanje nyine mu buryo bugezweho. Iyi nzu mbibutse ko ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salo, salamanje, cuisine, ndetse parking na jardin bihagije. Mbese izi nzugi mwagiye muzibona, ifite inzugi nziza cyane za muvura, inzugi nziza z'icyitegererezo rwose. Iki ni icyumba cya kabiri, muribuka ko naberetse icya mbere cy'abashyitsi, mberetse icya kabiri, ndetse mberetse n'iyi douche na toilette ngiye kubereka gifite ikindi bihura. Iyi douche na toilette ikoreshwa na kiriya cyumba cya kabiri mberetse, kuko cy'abashyitsi mwabonye ko gifite iyacyo. Ndetse iki cyumba cya gatatu kirimo garde-robe nacyo murakibona. Iki cyumba cya gatatu hamwe n'icya kabiri bigahura kuri la douche na toilette mberetse. Urabona harimo koridoro rwose yihagije, harisanzuye. Aha twinjiye muri chambre principale, ni muyitegereze rwose. Iyi ni douche na toilette byayo, douche na toilette byo muri chambre principale. Murabona ko ari binini bihagije. Wagaruka hano ibumoso usohotse muri douche na toilette, ugahita ugera mu rwambariro, bimwe tubabwira ngo ni dressing room. Murabona garde-robe irimo kwitandukanye, noneho ugahita winjira muri chambre nyirizina. Nayo murayibona ukuntu ingana, ni chambre nini cyane, ifite n'ibaraza my friend. Ibaraza riri muri jardin, handi ushobora kwiyicarira n'uwo muri kumwe, n'umufasha wawe cyangwa se n'undi, noneho mukaba mwakwifatira icyayi cya mu gitondo cyangwa se agakawa ka nimugoroba, muciye hano kuri urugi rusohoka ku ibaraza. Ubwo rero murabyiboneye, ibyumba bibiri, mubonye ibyumba 4, douche na toilette 3 nkuko twabasobanuriye. Tuberetse salon, salamanje, cuisine, tuberetse icyumba cy'abashyitsi na douche na toilette yacyo. Uyu ni umuryango usohoka mu gikari. Icyumba cy'abashyitsi na douche na toilette yacyo. Tuberetse icyumba cya kabiri n'icya gatatu na douche na toilette bihuriraho. Tuberetse chambre principale na douche na toilette yayo, ndetse n'urwambariro. Tuberetse kandi na cuisine. Uyu ni umuryango usohoka mu gikari uciye muri cuisine, kandi tumaze kubereka n'undi muryango usohoka mu gikari uturutse mu byumba, ku buryo kwa kundi uba uturutse muri chambre ushaka kujya muri cuisine cyangwa ushaka kujya mu gikari, bitari ngombwa kuza kuzunguruka mu bashyitsi. Aha rero dusohotse mu nzu, noneho tugiye kongera duce muri
parking na jardin, hanyuma tuzunguruka inzu tubereke na espace igiye iri hagati y'inzu na clôture uko ingana. Ahangaha rero ni rya baraza rya chambre principale nababwiraga. Noneho hano turimo turazunguruka inzu, murabona ko rwose harahagije, inzu irakoze, inzu iteye amarangi meza. All master ni inzu ikoze cyane. Iyi rero dutungukiyeho ni douche na toilette byo hanze, ni toilette yo hanze, iki kikaba icyumba twakwita ko ari icy'umukozi. Iki ngiki ni icyumba twakwita ko ari icy'umukozi, mwihangane kirafunze, ari nawe ukoresha iriya douche na toilette. Hanyuma aha handi hakurikiyeho ni stock. Murabona iyi ni stock, urabona ko nayo ihagije. Iyi stock ikaba ari iy'igikoni cyo hanze, nacyo tugiye kukibereka. Iri ni ibaraza ryo mu gikari, urabona hari imiryango ibiri isohoka mu nzu imwe nababwiraga. Aho kwanika imyenda murahareba, aho kumesera murahabona, na kwizine yo hanze ngiyi, amashyiga ya kwizine yo hanze murayareba, ari nayo ikoresha ya stock na beretse. Iyi nzu rero murabona ko ari inzu y'akataraboneka, ni inzu nziza, ni inzu iri kuri kaburimbo, ni inzu ifite finishing nziza cyane, iteye amarangi meza, all master, ifite amapave meza nk'uko mwayibonye. Iyi nzu rero ikaba iri kuri kaburimbo, ikaba uyishatse waduhamagara kuri izi nimero murazibona: 0788 48 67 cyangwa se 0781 222 012. Iyi nzu rero mbibutse yuko igiciro cyayo ni miliyoni 130, miliyoni 130 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable, miliyoni 130 ziganirwaho, nicyo giciro cyayo, cyane ko iri mu kibanza ubwacyo gihagaze amafaranga atari munsi ya miliyoni byibuze 70. Ni inzu nziza, ni inzu iri kuri kaburimbo neza, ndetse mu gihe runaka ubishatse, kwa kundi uvuga uti ndashaka amafaranga yo kuntunga, ni muri pansiyo singikora, wakataho amaduka, wakataho imiryango y'ubucuruzi isohoka kuri kaburimbo, ndetse wahakura imiryango itari munsi y'5. bivuze ngo ntabwo umuryango waho wajya munsi ya 200 ukajya uhakura miliyoni nawe wituriye mu gikari. Iyi nzu rero niba wayikunze, nyabuneka ngwino dusure muri Centenary House muri etage ya 2 tujya kuyikwereka. Kandi wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose kugira ngo ujye ubona ibyiza byose Nzuri Business Group Limited ikugezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. ari nako kandi tukubwira tuti nyabuneka komeza ukande subscribe, ukore share, ukande kukazogera, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ni nako tukubwira ngo ngwino tukumanagingira imitungo yawe. Ushaka kugira inzu nk'iyi, cyangwa ukagira nyinshi, cyangwa ukagira etage irimo inzu nyinshi, ariko utagira umwanya wo kubikurikirana, utagira umwanya wo kubonana n'abapangayi bawe, ibyo byose Nzuri irabigufashamo. ujye uhura na konte yawe gusa, nta zindi stress, nta bindi bikuvuna. ari nako kandi dushobora no kukubakira inzu nk'iyi cyangwa iyiruta, ndetse rwose tukayikubakira neza kandi mu buryo butaguhenze cyane. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Wowe ushaka kugurisha, ngwino tukugurishirize mu gihe gitoya. Wowe ushaka kugura, ngwino nawe tukurangire ahantu ugura heza nk'aha ngaha, habyungura kandi mu bushobozi bwawe ubwo ari bwo bwose. Ni karibu cyane, turabakunda. Ciao. Umukiriya ni umwami muri Nzuri.